gutsinda he uyu mubozi ko ariko nari inzanga ugurwana nayo nane uranyishyura urataye ngiye ku munyamakuru abaraba taxeri ba kuzinjya abantu mvuga mo abantu bose bajya bibanyuka muri radio mukanyiraje mu radio bameze neza abanyamakuru bataraza nje kureba nimba baje kanya gato Make you know see ibyo mvuga ubitega amatwi ubifata uko biri bivuga uko biri these days taranigikora dore imbogaraza mwatuje karangara shakari wone kukubona sho ufite ubwenge buke cyane naha tugende boss abanyamakuru nabazanye Neza gutanga. Neza fresh man. Neza fresh kabisa. Yewe gaye uyu no paso tuzana yambaye bipotapota. Jawa chunga wafite mu ngomuni wachunga bakamuvuga. Kurusha wasiyo nyina wagira ngo ni gipa ngo ni ntuza indege. Protai chagama indege. Muchanga chamvuga. Wagani nabone ufite mu ngomuni. Hano banasimi mungwa. Tubone muri aho tujya turakora amakuru ho harahirira. Man nje amakuru ho studio naramfi. Mwinjira muri studio. Kazi muri studio yanje. God have mercy. Wale ni mukina sizo. Simuvaga amakuru. Turagumvaga. Muzi kuvuga amakuru. Ndabizi. No. Kibazo. Ngaho byano kwinjira ngabibazo mbabaje. Ubona nyana amaze kubinjiza nyine ubwo nakoze ubwoge nabayembwa. Azumundi turabikora. Leta ni banafata. Iki ni igiki? Oya none Nikora sizo. Yino ni machine. Aya yose na mapafure. Yino ni radio. ya sana. Ujifunza kumva kunavugira mu turavuga amakuru. Kugira umuntu aba umunyamakuru hari ikintu agomba kubaza. Kusumari mwanafunzi. avugisha ukuri Axel Rubanda urabesha Kujanje mbakaza sinzo nujya kumvikana igiciro tugiye gutangira none awe umuntu ugiye kumanza yigaragaza arambara izi headphones muri mikoro abantu bari kukumva kugira ngo nye nawe urabivuze kwigaragaza wese mwanafunzi wigaragaze kugira numve niba nagwa akazi ko n'ubu utabishoboye ndashaka abandi. Nitwa Ismail mwanafunzi. Inga nakanyandiko utashobora kubonesha amaso. Nakantu gashobora kwinjira mu mwobo ariko ukazasanga kamaze ukwezi n'imyaka kakirimo. Umuntu niwe uhindura ibintu n'ibinyabuzima kugira ngo ibintu bitambuke. Urugero Achurama gataha mu mwobo ariko uwo mwobo tago wari munini cyane ku buryo kashobora kongera kugarukamo. Ay uretse. Utagaje ibintu turi kuvuga. Ingana akanyangingo. Ashobora kubonesha amaso. Turkwesha abanyamakuru. Tutari kuvuga sukubesha. nitanya Axel kuyanga reka nawe yigaragaze.
basemurira hano egera kuri mikoro bakumve neza reka turaba tugacenga kamanyo paswa kibobo ariko babana bararente pe dore kaburi kayagarura umupira kwa kibobo pasa paye payagarura kwa muhire n'abacengana bafite bose hanze umupira hanze kuko aba bose bazaga batariye ubirebye idodo waba bagaburiye se bazaga batariye ariko ukuramo izo headphone mwanza kandi nakubwiye ngo uyu mubosi uzanye wambaye bodaboda ntanaduhemba urabemera ibyo amaze kuvuga mfite amafaranga ariko nkurikije akazi ko mukozi sibyo si wowe watubwira ikinyamakuru uvugaga nawe tubwira icyo uvugaga nanjye guca mutanzi sibyo duhe urugero rw'izamu ni Ismail mwanafunzi wa kabiri aho wabubeshe Ismail tugeze mu rubuga rw'imikino rugiye gutangira mvuga kuko urugutsinda he ubona nahembwa nane uranyishyura urataye God have mercy upon us. muratse ngiye gusoba hano mutukurikire warumva ari umunyamakuru wavuze ngo tuzajya gusura uzi ko abaturage bakumvishije kuri radiyo God have mercy upon us. igicucu kivuga ngo kiraduhemba nta nubwo tubizi uyu mubosi rero ntayaduhemba ahubwo dusige tumuzi umubosi nta mubosi wambaye bodaboda